Urabona hari ukuntu abantu iyo utiyakiriye sibyo ukisuzugura wowe ubwawe n'unyuze wumva ko agusuzuguye Yego. so inama nagira abantu benshi ni ukwiyakira No sibyo kwiyakira. bakaba proud y'abo bari bo kuko nicyo cyizere cya mbere Hambaye. sha ndabizi cyane kuko nuko kuba navuga ngo nta kazi mfite ntaki navuga ko ari Imana imbeshejeho pe niyo ikindinze niyo ingejeje ahangaha niyo mvanye ni byinshi cyane yankoreye yego. Okay. None se ishimwe nk'akazi wumva washobora ukunda wakora ni nk'akahe? Oya njyewe ntabwo navuga akazi Nizere ko rero aho muherereye mwese mumeze neza, nawe utameze neza ni ukuri ihangane, Imana irabizi, wowe byereka Imana gusa ubundi witurize kuko Imana ni karuhura, ibereyeho kugira ngo ituruhure imitwaro twikoreye ku mutwe wacu. So rero nk'uko mubimenyereye njye ubavugisha ni Claire nanabashimira ubufatanye n'umurava mukomeje kungaragariza, ni ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha. Nanabibutsa kandi ko urugendo rugihari kandi rurerure rugikomeje, so rero bidusaba imbaraga nyinshi zirenze izo twakoresheje mbere, kandi ni ukuri abashyize hamwe Imana irabasanga. Nidukorera hamwe tuzagera kure cyane hashoboka, cyane ko turi kumwe n'Imana kandi nta hantu kure cyane Imana itakura umuntu cyangwa ngo imugeze. Nk'uko mubimenyereye rero ntago njya nza ndi njyenyine, akenshi na kenshi nkunda kuba mbafitiye abatumirwa. Mbibutsa ko ibi tubikora kugira ngo bigire uwo bifasha, cyane ko iyo twakiriye ubuhamya hano hari benshi bihindurira ubuzima, hari ababa bari kubicamo, cyane ko abo tuba dufite uno munsi baba barabiciyemo kera, hari aho bageze barabicitse. So rero bikaba ngombwa ko tubigarura kugira ngo n'uri kubicamo none kano kanya abashe kumenya uburyo yabyitwaramo, abashe kumenya intwaro yamutsindishiriza kugira ngo asohoke amahoro. Murakoze, reka umutumirwa wacu w'uyu munsi abibwire. murakoze cyane. Nitwa Ishimwe Jasper Favor, ndi umumama mfite umwana umwe. Yego Ishimwe. Yego. Ishimwe rero twishimiye kukwakira hano kuri Gira Icyizere TV, tunakomeza twibutsa inshuti zacu ko zakomeza zigasharinga hirya no hino kugira ngo turusheho kwaguka. Ishimwe rero utubwiye ko uri umudamu, njye nari nzi ko uri umukobwa. Ndi umukobwa ariko mfite umwana. Ufite umwana. Yego. Favor warashatse cyangwa nturashaka? Ntabwo ndashaka. Favor rero twagutumiye hano kugira ngo mu by'ukuri uri umukobwa mwiza ugaragarira amaso y'abantu, ariko ukaba ufite n'ikibazo. Twagira ngo udusobanurire ibyo bibazo, nimba ari agisida wahuye nayo, uko byakugendekeye. Ni agisida nahuye nayo, ni inzu yahiye ndimo ndyamye. Nari mfite iminsi 3 mvutse, ndyamye nyine nimugoroba. Inzu ikora sirikwi y'amashanyarazi. Yego. Mpiriramo nyine nicyo gutyo. Yego. Iminsi 3 uvutse Favor nibwo wahiriye mu nzu? Yego, kuko navutse kuwa 2 nshya kuwa 5. Ushya kuwa 5. Ese byagenze gute n'amashanyarazi? Kuri amashanyarazi inzu ziba zesitaye nabi, amashanyarazi akagira, byagenze gute? Ntabwo nzi ngo ni ukwesitara nabi gusa, nyine yakoze sirikwi. Yakoze sirikwi irashya. Oh la la. Favor waje kurokoka ute? Ko akenshi iyo impanuka nk'iyi ibaye ku nzu, ko nzi ko ibirimo byose birangirana nabyo, wowe waje kurokoka ute? Navuga ko ari Imana yahabaye kuko bahamagaje kizimyamoto iratinda, nanjye ni history. So rero bakata urutsinga rujyana umuriro mu nzu, bishora umuriro, kizimyamoto n'undi yaje anavuyemo. Oh la la. Avuga ko ari Imana yahabaye. Ni Imana yahabaye, ni ukuri. Niyo mpamvu nkomeza mvuga ngo Imana ni umubyeyi kandi ni ushobora byose. None se Favor, ninde wagukuye muri iyo nzu? Ni papa. Ni papa wawe ukubyara? Yego. Favor nagira ngo utubwire uko byagenze kugeza birangiye, kugeza inkuru yawe uno munsi. Tubwire
tubwire kuko ubuhamya utanga kano kanya hari undi mwana w'umukobwa nawe wenda wahiye nkawe ni urugero ariko akaba yihebye kano kanya, ese wowe wabashije gupasinga ute ubuzima, ubasha gukomeza ubuzima gute kugezana n'iyi saha? Uri umukobwa wishimye uraseka nta kibazo, wabirenze ute ibyo bintu? birumvikana ntabwo ari inzira iba yoroshye kuko ntabwo ari ariko umuntu ahita yiyakira ako kanya, yego bisaba inzira ndende kandi igoye. yego So rero navuga ko ahantu byangoye cyane ari mu bwana ndi muri primary, yego niho byari bigoye cyane kuba proud yo uriwe, kuba proud yo kujya mu bandi bana, kwisanzura ngo ube sociable byari bigoye cyane, byari bigoye yego cyane ko wiyumvaga ko ufite ikibazo. Yego. Ese abo bana bo bagufataga neza cyangwa ni wowe wari ubifite mu mutima wawe, bo ntacyo byari bibatwaye? ntabwo byabura kuko n'abantu usibye n'abana n'abantu bakuru ntabwo ari bose bapfa kubyakira. Yego So rero urumva najyaga ku ishuri ukabona abana baranshungereye bakoze iki, bikaba byantera ikibazo nkumva sinshaka no kujya ku ishuri, ibintu nk'ibyo ngibyo. So rero niyo mpamvu byari bingoye cyane, ntabwo ari kuvuga ngo ni ngewe ku giti cyanjye ko n'abari hanze nabo baguhaga akato. yego waje kwiga pirimeri urayirangiza, birumvikana ko rwari urugendo rugoranye. Feva kugira ngo iyo pirimeri uyige uyirangize kandi uhabwa akato mu by'ukuri, ubwo birumvikana n'abana bakwitaga amazina. Niki cyagushoboje, niki cyaguhaye uwo mutima ukomeye? birumvikana byari bigoye cyane kuvuga ngo ndagira umutima ukomeye ntafite ubimfashamo, ntabwo nari kubibasha. Ariko kumwe na karutaga amashuri sinjyeyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego umuntu avuga ko wabimfashijemo ni mama, yaranganirizaga yavuga ati muri make niwe wamfashije muri urwo rugendo kuko niwe watumaga niyakira, niwe wansubizagamo imbaraga, n'abo tuvukana. Yego abavandimwe bawe bo ntago bigeze baguha akato? oya, nta kibazo na kimwe tujye tugirana. Yego usibye muri sosiyete hanze nibo wumvaga ko bafite ikibazo bagutinya baguha akato, ariko muri famiye indani nta kibazo wigeze ugiramo? Nta kibazo nigeze ngiramo. Yego ibyo ni byiza cyane, ni ukuri Imana ibaha umugisha famiye yawe. None se Feva, birumvikana ntabwo byari bikoroheye, warize urarangiza ujya muri segonderi warayize cyangwa byaranze? Segonderi narayize gusa nyine nabo, ariko natangiye kwiyakira n'undi ngeze nka P6 gutyo. Yego nibwo urumvaga nyine niyakira segonderi nayize. P6 hari abatumva urwo rurimi, P6 ni mu wa kangahe? Mu wa gatandatu primaire. Yego nyine mu ma primary nibwo natangiye kwiyakira makuru. Yego so secondary ntabwo yigeze ingora. Yego Okay. Ishimwe Feva, ni ukuri ni byiza cyane. Waje gukura ubu inkumi, ese waje kubyara uta umwana? Ntabwo bakomeje kujya baguha akato abantu bo hanze? Oya, ntabwo ari abantu bose bampaga akato, ahubwo wenda muri ibyo ngibyo byo kuvuga ngo relationships njye wihaga akato, ahubwo yarambeshya. So rero n'uwo nagerageje kwizera twarabyaranye, ariko finally nyine birangira nyigaritse kandi twatumaranye igihe kinini dukundana. Yego. Ishimwe, uvuze ko abasore benshi bagushakaga ukabaha akato kubera ko witinyaga wumva ko nta wagukunda. None se Feva, kuki wumvaga ko nta musore wagukunda ubundi? Impamvu numvaga ko nyine narakuguriza hanze, numvaga ko nyine uwuza wese afite icyo anshakaho, ntabwo ari kuvuga ngo ni urukundo amfitiye. Wumvaga ko ari kukubeshya? Numvaga ko ari kumbeshya. Yego. Oh lala. Ishimwe rero waramwizeye aragutenguha, ariko basi afashe umwana we, afashe umwana n'ubwo wenda bitabashije gukunda ko mubana, ariko we afashe umwana, abasha kwita ku mwana we. nyine numva yari yihakanye avuga ngo ntabwo yajyanye nanjye, avuga ngo ntabwo yiteguye kuba yaba papa w'umwana wanjye, ibintu nk'ibyo ntabwo yigeze amufasha. Ntabwo yigeze afasha umwana wawe?
yego. Yo none ubu umwana wawe abayeho ate muri uru buzima, nawe nka mama we nta sinzi ko hari icyo ushoboye gukora ahari, ariko nabikubazaho naboneraho nkabikubaza, ese ubasha kugira ikintu wakora? buri byose njye nzi kubikora, nta keretse ibintu bisaba ingufu nyinshi cyane, ariko hafi ya byose nzi kubikora, nta kintu ntazi gukora. Ahubwo wenda hari ukuntu ushobora kujya gusaba umuntu akazi akavuga ati ntabwo nagukoresha gutya, ntabwo wabishobora, cyangwa akavuga ati ntabwo nakoresha umuntu nkawe, abazima barahari, ibintu nk'ibyo, ibicanege ntabwo bibura. Urumva rero biba ari ibintu bigoye cyane, biba ari stress. yego. Ishimwe rero, ubu nimba nta kintu ushoboye gukora, ariko mu by'ukuri nta bantu bajya baguha akazi, ese ubigenza ute? Umwana ubigenza ute kugira ngo ubashe kumurera, abashe kumera neza, mu by'ukuri kurera umwana ntabwo byoroshye, umwana asaba byinshi. Ese hari undi muntu wenda ufite ubigufashamo? Umuntu avuga ubimfashamo ni mama, kuko umwana abana na mama, Yego. njye ntabwo mbana nawe. Yego, urumva biragoye nyine, mbona akazi gutyo ejo kagahagarara, ibintu nk'ibyo. Yego, cyane ko ari umuntu uguhereza akazi afite icyo agukurikiyeho, yamara kukibona akakwirukana ugasavayivinga bikomeye. Ubwo ni nk'igiki Favor baguha akazi bagukurikiyeho? Akenshi abagabo benshi urabizi, usibye nanjye n'abandi bakobwa, abo kenshi abagabo babaha akazi bakurikiyeho kubasambanya, then yabigeraho kwirukana, atanabigeraho akakwirukana ko ntabyo yagezeho. Ariko Favor mbona nkawe bashaka kuguha akazi kubera faveri bakugiriye, kubera ko ufite ikibazo. Ubuse nkawe hari umugabo waguha akazi agira ngo aguporofite? Abantu bose ntabwo ari uko babifata, ariko yego, abo ngabo babaho nk'uko none abantu bose atari kimwe. Hari abaguha akazi bakugiriye nyine ari nk'imwe bagugiye, cyangwa se baguhaye akazi kuko babona ugashoboye, sibyo? Atari kuvuga ngo ni mwe n'akazi ugashoboye. Yego, ariko n'abaguha akazi ari ibyo bakurikiye, ni ukuri. Ese Favor, ugira abagabo benshi baza bakurikiye mene ibyo ngibyo, bakaza kuba bagutesha nk'umutwe? Ntabwo ari benshi, ariko ntabwo babura. Ubona ari ikihe gice cyawe cy'umubiri ufite cyaba kibakurura kugira ngo baze bagushaka? Ni nk'ikihe? Cyangwa uko ubyumva, uko ugenda wumva baza bakubwira, ese ni ikihe gice baza bakubwira bati ufite iki n'iki cyiza nicyo kidukurura? Ni ikihe? Ntabwo nzi, gusa bazambwira ngo uteye neza ibiki, ngo ntabwo twitaye ku meze mu maso, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wow. Okay, naho dusubire inyuma gatoya. Ishimwe, umwana wawe watubwiye ko abana na mama wawe, ariko wowe utabana nabo, wowe uba hehe? Uba muri famiye? Uba hehe? Mba hanze, ndibana. Uribana? Uba muri ghetto? Muri ghetto. Favor, kuki wahisemo kujya kwibera muri ghetto aho kugira ngo ubane na mama wawe n'umwana wawe? Ikibazo rero hari ukuntu, urabizi ntabwo umubyeyi yaguhereza buri kimwe cyose, cyane ko nawe hari ibyo aba adashoboye. Yego. Ntabwo nzamusaba iki ngiki, n'umwana wanjye amusaba iki, mba mbona ari ibintu bibangamye. Yego. Cyane ko nubwo umubyeyi rwose yagukunda, ntabwo yaguha ibintu byose 100%. Ntabwo bishoboka, kuko aba afite n'izindi nshingano nawe zimugoye. Cyane ko turi n'abana benshi mu rugo. Yego, usibye nawe no hagati y'abantu hari ukuntu nyine haba hatarimo ubwumvikane busesuye nka mbere. Ntabwo byabura, birumvikana. Ishimwe rero, nkomeza kukubwira nti ihangane, usenga Imana uyizeye, kuko Imana ishobora byose. Ya Mana yagukuye muri wa muriro, hahandi abantu bose batekerezaga ko byarangiye, ikagukuramo ukaza ukaba mu bitaro. Ese wamaze mu bitaro igihe kingana iki? Namaze imyaka 3. Imyaka 3. Ukamara imyaka 3 mu bitaro uri indembe, nyuma ukaza gukira, ukaba warakuze, ukaba warabaye inkumi, ukaba warabyaye n'undi mwana. Nzi neza kuzi Imana, uzi ibyo Imana ikora. Yego cyane, uzi ibitangaza Imana ikora. Urabizi neza ko Imana uburyo ihambaye. Ndabizi cyane, kuko nuko navuga ngo nta kazi mfite, ntaki, navuga ko ari Imana imbeshejeho pe. Niyo ikindinze, niyo ingejeje ahangaha, niyo mvanye muri byinshi cyane yankoreye. Yego.
Okay. None se Ishimwe, nk'akazi wumva washobora ukunda wakora ni nk'akahe? Njyewe ntabwo navuga akazi nashobora, ni aka kazi kose ngenda gashobora. Ako wumva ukunze, hari igihe umuntu agira ibyifuzo akavuga ati Mana wampa nk'iduka ry'imyenda, wampa akazi ko mu rugo, wampa akazi ko mu ruganda runaka, wowe akazi wumva ukunze muri wowe wakora wishimye ni akahe? Bitewe n'uko nyine sinzi, ntabwo nakubwira ngo akazi namva nakunze ni aka gusa, hari ako wa mugani uprefera cyane. So akazi k'ubucuruzi kaba ari sawa cyane. Urumva wacuruza, umubare urawuzi neza, uzi kubara neza cyane. None ukumva wacuruza nk'iki? Ibicuruzwa nabyo biratandukanye, ukumva wacuruza nk'iki? Buri bicuruzwa byose nabicuruza nta kibazo. Wabicuruza. Icyo ukunda wowe, tuvuge wenda duhagurutse hano uragiye utoragura amafaranga nka miliyoni, wahita ushinga iduka ry'iki? Gutoragura amafaranga nyine ndamutse mbonye amafaranga, numva business ngiye nagira atari business ibora. Yego. Business ibora ni ukuvuga iki? Urabona hari ukuntu uba ucuruza ibintu urabizi ntabwo uhorana abakiriya, sibyo? Iyo ucuruza ibintu by'ibiribwa hari igihe ubona abakiriya, hari igihe utabona, bihomba cyane kurusha ibitari ibiribwa. Yego. Okay. Ubwo muri make wacuruza iki? Wacuruza iki muri make? Ushobora gucuruza ibintu bijyanye n'imyenda, n'inkweto, ibintu nk'ibyo, n'amavuta, ibintu nk'ibyo. Uri umusirimu. Feva rero ndagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu. Ni ukuri Imana iguha umugisha kandi ukomeze wizere Uwiteka kuko ni ushobora byose. Nzi neza ko n'ibitarakorwa azabikora kuko yakurokoye hahandi, azi neza ko agufiteho umugambi kandi byanga bikunda Imana ni papa wacu, itugeraho umugambi mwiza cyane. Ese Feva ujya usenga Imana? Cyane ndasenga. Urasenga? Usengera hehe? Mu barokore. Ubu uri umurokore. Okay, ni byiza cyane. Dusoza rero Feva, nagira ngo ugire inama abana b'abakobwa bashobora kuba barahuye n'ibibazo, cyangwa se n'abasore, cyangwa se n'abasaza n'abakecuru, n'ingeri zose twese tuba dufite ibibazo turi gucamo. Nagira ngo ugire inama ubagira bitewe na experience wagize mu buzima n'ibyakubayeho. Nagira ngo ugire inama utugira muri rusange. Inama nagira abantu nk'abo, urabona hari ukuntu abantu iyo utiyakiriye, sibyo? Ukisuzugura wowe ubwawe, n'unyuze wumva ko agusuzuguye. So inama nagira abantu benshi ni ukwiyakira, bakaba proud y'abo bari bo, kuko nicyo cyizere cya mbere. Utiremeye icyizere nta wundi muntu uzakikuremera. Ni ukuri. Utize nta n'undi wakwizera. Nawe pe. Yego. Ni inama nabagira rero, ni ukwitinyuka, bakumva ko nabo bashoboye. Mwabyumvise inshuti zagira icyizere TV rero, Feva ashoje atubwira ko tugomba kwikunda, ukuri kose ukikunda, kuko ni wikunda n'abandi bazagukunda, kandi ko Imana buriya igufiteho umugambi byanga bikunda, kandi umugambi mwiza, kuko nta kiba muri iyi si gitunguye Imana. So rero nagira ngo dusoze, naho ubutaha inshuti zagira icyizere, mbibutsa ariko mwokabyara mwe mukore subscribe. Nkeneye amaboko yanyu birenze uko mubyumva, birenze uko mubitekereza, kandi ni ukuri ndabakeneye cyane kandi muraba agaciro kuri njyewe. Ndi hano kubera mwebwe, mudahari ntago naba ndi hano, sinaba nkibasha no kuvugira kuri mikoro. Ni intambwe maze gutera, aho maze kugera ni kubera mwebwe. Ndabashimira cyane, Uwiteka akomeza bampera umugisha, ariko dukomeze dukorere hamwe, duhuze amaboko, kuko abishyize hamwe Imana irabasanga. Bye, naho ubutaha, ndabakunda.